amen. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo wa 31. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo wa 31 tugere ku murongo wa 36. Yego nishimira ko tugerayo. Paulo yandikiye Timoteyo ngo ujye usomera abantu ijambo ry'Imana. Ni byiza ko ucurika amaso muri Bibiliya ugasoma. It's good. Hari ikintu wumva kinjiye. Abize za communication bavuga of course dukoresha amatwi ariko uburyo buri more effective kugira ngo umuntu yumva asabanye neza nukureba. Amaso agira imbaraga nyinshi. Isoma rero reka dusome. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri. Namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Yego. Namwe muzamenya iki? Kandi uko kuri kuzagira gute? Barasubiza bati ko turi urubizaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese. None uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'iki? Ibyaha. Imbata iyi nkuru niyo iryoshye kuruta izindi. Imbata ntiba mu rugo iteka ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Amen. Amen. Reka dusome nanone aho mvuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 18 duhere ku murongo wa 36 n'umurongo wa 37 gusa. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 18 umurongo wa 36. Turasoma ibyanditswe byinshi, humura ndavuga make ariko twasomye byinshi. Ndetse ko nabyo ntabyizeye neza. Ariko humura ntago turenze aya masaha. Yego. Yesu aramusubiza ati navuze ko ubutumwa bwiza bwa Yohana 18 umurongo wa 36. Yego. Yesu arabasubiza ati ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'iyi si abagaragu banjye baba barwanye ngo ntahabaga abayuda. Ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'ino. Pilato aramubaza ati noneho ga uri umwami? Icyo cyari ikibazo. Yesu aramusubiza ati wakabimenye ko ndiwe cyangwa ko ndi umwami? Iki nicyo navukiye kandi iki nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri. Ukuri wese yumva ijambo ryanjye. Murongo wa 38 rero. Pilato aramubaza ati ukuri ni iki? Naho turangiriza. Mureke andi magambo tuze kuyasoma mu ndebe. Ukuri ni iki? Dusoze nkuko Pilato yasoje. Ukuri ni iki? Amen. Amen. Ubuse nimwatangiye kumenyera, ndabizi niko twese duteye. Iyo umuntu aje ari umushyitsi banamuvuze urubanza nyiri ukibaza akori yawe ni nyabaki. Ubuse ntibyashize. Ndibaza ko byarangiye sibyo ra? Noneho nimwirekure. Ubundi baravuga ngo iyo ugiye kumva umuntu ukifatura icyo uvuze ngo siniteguye kukumva. Nimwirekure rero tuvugana. Imana ibaho umugisha. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo namwe muzamenya ukuri, ukuri kuzababatura. Uyu munsi nejo. Nukuri ko Imana simbirariraho. Nabonye ibintu, numva ibintu byinshi shaka kuvuga ku kuri ku buryo nabyo ubwabyo ni defo. Aho wumva ubuzi icyo uvuga kandi ufite ibintu byinshi byo kuvuga. Abadakunda kuvuga mwagira ngo nugukabye ariko nukuri. Aho ushobora kumva ufite ibintu byinshi byo kuvuga ariko ukumva ubuzi byo kuvuga. Kubera ko uribaza ngo icyambere ukibaza ngo ndabivuga nte? Icya kabiri ndabanza iki nkurikiza iki? Ukumva biratugoye. Rimwe na rimwe utitonze ngo utwumve wavuga ati uyu mutipe nta kintu ari bubona tubwira reka twitahire. Ariko unyihanganire yenda ku minota 50 ndaba nabimenye. Aturarangiza ryarisi. Nese muzi minota bampaye? Mwe gusa ndabizi neza simbatindira. Imana ishimwe cyane. Amen. Muzamenya ukuri, ukuri kuzababatura. Yesu
nk'uko twabisomye, ubwo yari mu gihe cyo gukubitwa, ubwo yari mu gihe cyo kubabazwa, ubwo yari mu gihe kitamworoheye, abanyapolitike b'icyo gihe, abanyamadini b'icyo gihe, rubanda rwose rwari rwamaze kuba corrupted, rwari rwamaze guhindurwa mu mitekerereze, bamaze kumvikanisha yuko Yesu ari bupfi. Mu by'ukuri nta mbaraga yari afite yo kumurengera. Niwe muntu wenyine mu isi, ijuru, ndavuga Imana na Satani n'abantu, ubwo urumva twibagirwa n'ibiti nabyo byari birimo, byemeranijwe yuko agomba gupfa hatavuyemo n'umwe. Turi kujyana? Yaba Imana yari yabyemeye, kuko yari abizi neza yuko agomba gupfa kugira ngo atubere incungu. Ubwo ndavuga ku Mana. Naho Satani we yari yavugaga nk'uko yavuze muri Matayo 4 uhereye ku murongo wa 10, ngo arangije kumugerageza mu butayu amutega ikindi gihe. Yaravugaga ngo isango, rendezvous ni uyu munsi. Yarazi yuko avuga ngo warananiye mu butayu, uyu munsi ninjye nawe. Abantu bo kabyara turi victime, tutabizi dukoreshwa n'izo mbaraga, turatinyuka turavuga ngo agomba gupfa. Yego, ntiyari afite uwo kumurengera. Umugabo witwa Pilato ahura n'ikibazo. Uyu mugabo yahuye n'ikibazo pe. Kubera iki? Icya mbere, yari asanzwe afite ibibazo bya politiki, ngo kuko umwami w'abami yitwa Kaisari yari yaramwandikiye aramubwira ngo ninongera kumva imvururu i Yerusalemu, ngewe nawe tuzabipfa. N'ubwa nyuma nongeye kumva imyivumbagatani i Yerusalemu, ukora iki? Mu yandi magambo, yari abizi ko kesi ya Yesu izakora ku buyobozi bwe. Turi kujyana? Icya kabiri, ngo barebye mu maso, ngo amenye neza ko urubanza agiye guca. Abarundi barwita ngo n'urwangondagonda, urubanza rwa nta kigenda. Ngo kuko yari abizi ko igitumye bamuzanye ari ishyari ribateye. Turi kujyana? Amen. Akora uko ashoboye rero. Uya wifata wowe, reka rekera abangaba, n'undi wese ufite mbabarira mu byihorera. N'abangaba ntago bari butahe tutavuganye, kuko muratubeshyera. Ntimubizi se ko mutubeshyera, mukatwica umutima kandi twe twaje kubabwiriza. Simvuga wenda ndavuga abandi bose mama, wifatarira amajwi. Ahubwo ritangazo naryibagiwe, n'undi wese uri kufata amajwi urabikora mu buryo buri ilegal. Turekera abangaba gusa babisigiwe, tuzajya twanduranya nabo niba tubeshyera nabo. At least murabyemeye? Ubwo se ibyo nabyo ni bibira? Ndabakomerekeje. Imana imbabarire. Okay. Mbisubiremo muze gukora montage. Imana ibaho umugisha. Niba mvuze mu bikuremo. Okay. Nuko Pilato arabimenya icyo yakoraga rero. Yari marwanya kwishyira mu bibazo. Niyo mpamvu ikintu cya mbere yakoze, yabwiye abayuda ati none se uyu mugabo muramurega iki? Bashaki kirego barakibura. Reka mbaho urugero. Ibaze Pasiteri Hortense. Mutangeho urugero kuko niwe pasiteri wa hano. Turi kujyana? Arimo ararega umukristo witwa Nzabonariba. Uranyumva? Amurega imbere y'umucamanza ngo uyu muntu agomba gupfa kuko yateje umuvurungano mu isoko ryo mu rusengero. Mwibaze icyo kirego. Wowe pasiteri wakagombye kurinda urusengero kutaba isoko. Yego? Noneho byarakunaniye, Nzabonariba arahaguruka agira ishyaka. Uwo Nzabonariba rero yitwa Yesu. Yagize ishyaka ry'inzu ya data. Aravuga ngo ntabwo bishoboka yuko inzu ya data yubakiwe gusengerwamo mwayihindura indiri n'isenga y'abambuzi. Ngo ibyo birabababaza. Aho kugira ngo bakorwe n'isoni birabababaza. Ni mwibaze muri Eglise Vivante, senga yashizeho mu nyama, yashizeho mu bavunjayi, yashizeho muri dodo, yashizeho muri takataka. Ni mubyibaze namwe. Hanyuma ibyo risoko rikarema kuwa kabiri, kuwa gatatu akaba ari worship. Uranyumva neza? Kuwa kane tugasubira mu isoko, hanyuma ugatinyuka nta n'isoni pastor ukarega umukristo ngo yahinduye isoko ryo mu rusengero ngo yateye mu muvurungano. Ubundi mu rusengero haba isoko gute?
ngo ariko ntibatinya. Ngo barareba nk'uko mubizi abasomye agatabo k'umugenzi bagenda bavugamo za personality. Ndabakumbuje ako gatabo muzagasome. Hari abantu bitwa banikundirize. Nikundirize murabazi? Mu mvugo yuba bita abacinyankoro, abacinyasi. Murabyumvise ra? Turi mu ishuri bajyaga bavuga ngo hari abantu bitwa abacinyasi. Mwakora gakosa muri doro ugasanga bakabwiye animateri. Bara nibo bita abacinyasi. Mu gitabo cy'umugenzi babita ngo ni banikundirize. Ngo barareba bati uyu mugabo turamwica dute? Turabizi Edayeri yavuze ko ari umwami kandi amategeko akomoka i Roma nta mwami ubaho uretse Kayisari. Aba bari guhakana ibi ni abari bazi umwami nka Dawidi, ni abari bazi umwami nka Salomo kugira ngo bamuteme. Umva rero ngo barangije kumurega bakorompye rubanda, ijuru ntiryitaye kuri uyu mugabo, ikuzimu barahagaze ati turakurangiza uyu munsi. Ngo babaza abantu ati gute? Bari bababwiye ati muvuge ngo nabambwe. Ngo ikintu cyatangaje Pilato ngo baregaga yarameze atya. Ngo kabira ati niba utazanye abantu mu rukiko bo kukuregura nta bigisha ugira, ntibajya kuvuga kugira abantu turaca urubanza se duhereye he? Gira ikintu uvuga. Ngo yavuga ati nawe rero nk'uko mubizi amategeko yacu ntabogama, nawe najya imbere yiregure. Umutipa kamera atya ntacyo uvuga. Ariko se ntacyo uvuga? Erega ibyo mvuga nabivugiye ku karubanda, nabivuze abakene n'abakire bahari, narabivuze agaceceka. Pilato amujyana kuri ati uragira ngo nkukize nte? Ntubizi ko mfite imbaraga? Oroshya urubanza ntabwo babura n'abaryo. Nta nubwo abonye umunyamategeko kugira inama ntibabura n'abaryo. Undi ngo aragaruka bakongera kumubaza ngo agaceceka. Nshuti yanjye reka nongere nkuwibutse iki kintu, iri somo narifashe. Ntuzisobanure abantu bakuvuga, ntuzisobanure abantu bakurega. Nongere ngusabe cyane bashiki banje muri hano, ni mwebwe bigora. Nubakora abakunze bashiki banje, ntukirirwe wisobanura. Mugani wa Bob Marley, time will tell. Igihe kizavuga. Mbigusubiriremo, ntukirirwe wisobanura. Niba kuvuga ukumva ibyo bakuvuga ni ukuri, uzagende wiherera ipfunwe rikwice wowe ubwawe wihana. Niba kuvuga ukumva bakuremeye, ceceka igihe kizababwira. Ikintu utazahakana gusa ni ukwizera kwawe. Ntuzahakane ibyo wemera, ntuzahakane Yesu, ntuzahakane uriwe, ariko ntuzajye kwisobanura. Kuko mu isi tujya tubasha kwerekana ibimenyetso kandi ubuhamya ari ibinyoma. Urumva ko turi abatekinisiye tukerekana ibimenyetso twamwifatiye dore uko byari bimeze, baka ku buryo ubwo bavuga ati Nyagasani Imana ndarota ni ngewe bavuga. Cyangwa ntuzisobanura niko bizagendekeye Yosefu. Berekanaga burya iriya kanzu ya Yosefu ni nk'umwenda w'imbere muri iki gihe. Ibaze kubona senga avuga ngo yataye umwenda w'imbere kwa Mariyamu, wajyagayo wari ugiye kufurira yose. Umwenda w'imbere utera hariya gute? Koko urebye ibizibiti ni ukuri, ariko ubunyahamya ni ibinyoma. Uzicecekere igihe kizabivuga. Ndakwinginze niba uzi kugowe n'amagambo cyane mu rusengero ni haba ayacu murabizi uko amera. Iyo tugiye gutikura turabanza ngo dusenge tukarangiza tudasenze. Murabiyobewe se? Bikuvana Kicukiro ugatega kuko nta mafaranga, ukemera ukava Kicukiro ugategera Sonatube ugiye gutikura Kimisagara yo ruguru. Wagera ati warabimenye ibyavuzwe, worship team ntikibaho, turapfuye. Nugusenga tukavuga tugataha tutarabwiye Imana ngo turinde. Icecekere, abantu niko bamera. Igihe kizagera Imana izakuburanira. Amen, amen, amen. Ikinyoma kizamuka kihuta nko muri ascenseur. Ukuri nako kurya kwiyizera kugenda kuvuga ngo ngewe nirukanswa n'iki ndagerayo. Humura, Imana yo mu ijuru izakurenganura. Amen. Pilato rero abona urubanza rw'uyu mutipe ruramurenze pe. Harako ntavuze ngo umugore yari yarose ngo amutumaho
aramubwira ngo nabonye ibintu bikomeye kuri uwo mukiranutsi, ntugire icyo umutwara, ni umukiranutsi w'Imana, ndakwingiza. Ngo amutumaho. Ababikira baravuga ngo yaranaje ubwe akajya amureba mu maso ari guca urubanza. Ngo Pilato agerageza tekinike zose zo gukiza Yesu, ngo abona biranze. Ngo atari wa mutipe uteye ute vrema, uburanute urubanza rwawe urimo urarwica. Arambwira ati rega we ntacyo wankoraho, ukumpa ni ukurusha icyaha. Ati kandi iki nicyo navukiye. Ati wavukiye iki? Navukiye guhamya ukuri. Undi ati ukuri ni iki? Ukuri kugutera gupfa, ukuri kugutera gukubita kubagwa, uko kuri ni nyabaki. Ndaje uyu munsi rero ngo tuganire ku kibazo cya Pilato, turebe ko twagisubiza. Yesu yavuze ko yavukiye guhamya ukuri. Mbega ukuri ni iki? Amen. Ukuri ni iki? Amen. Ukuri, hari igihe abantu urabona kubera ukuntu ibintu bitugora gusobanura. Ejo bundi twari ahantu ndabaza ngo assumption mu Kinyarwanda ni iki? Umuntu arasubiza ngo ni ukwasiyuminga. Urabona hari ibintu bigora gusobanura, ukumva babwira umuntu ngo ukuri ni ukuri nyine, ubwo se urabasobanuriye. Ukuri ni verite, ukuri ni truth. Mbivuge ngo iki se? Ukuri ni ukuri actually. Hari ikintu kiba kigoye kubonera ubusobanuro kubera ko nyine wabuze uko bisobanura, ariko ndagerageza. Amen. Amen. Actually hari ukuri kw'abantu. Ukuri ni ukuvuga, ni ugukora, ni ukwerekana uko ikintu kiri. Ibyo mvuze birumvikana? Ubwiwe abantu ngo ukuri ni ukuvuga, ni ukwerekana, ni ugukora uko ikintu kiri. Amen. Icyo nicyo twita ukuri. Ariko kubera ko twebwe abantu ukuri kwacu ni gushobora guhura. Ibyo mvuga birumvikana? Ukuri kwacu ni gushobora guhura. Mbaho urugero, mpagarukije abantu batatu hano, batatu bonyine kandi ntomboje, nkababwira nti nimuvuge ku mabara nambaye, intambara yarota hano. Ibyo mvuga birumvikana? Turabyemeranya? Kandi sintora abambaye amarinete nka pastor, ngatora abatambaye amarinete bareba neza nkanjye kwa, kuko wasanga umuti warashize nta wamenya. Ndavuga abantu bareba neza nkawe nanjye batiziringira, mukavuga ngo nimuvuga amabara pastor Senga yambaye, yarota hano. Madamu wanjye yo nguriza imyenda yarumiwe, mbega ubu yaratangaje, ubu nta cyemereka reka mwiyerekeye. Nkambwira ngo naguze ikoti isa gutese, isa na veri militaire. Ati veri militaire wayikuye heza? Ati ni veri militaire. Nayimwereka ati warasaze cyangwa iyi ni green grise gute? Tujye kuzuba, tukajya kuzuba tugahinduranya, tukazana n'ivu. Nta kwanza ari green, kwanza ari green. Ugira ngo ngewe ndabesha? Reka da, nabonaga ari veri militaire kandi nawe ni green nyine nibyabona. Uko kuri kurumvikana? Turavuga ukuri ariko tudashobora kwemeranyaho. Yego, yego. Muri Gacaca nzi abantu barokotse jenoside, biciwe ababo. Umwe ahagaze avuga ati uyu muntu muramubeshyera n'ikimenyimenyi, niwe wandokoye. Undi akavuga tarakatsindwa n'Imana yisha abiwacu. Ngaho ni mukiranura aba bantu. Hari wari Ruswa? Ni ukuri ariko kw'abantu. Ukuri kw'abantu ni kwemeranywaho. Niyo mpamvu abafilozofe bakuboneye izina ni realite gusa, nibyo tureba gusa, nibyo dushobora kwemeranyaho. Ni ukuri kutari ukuri nyine. Turajyana? Yego, yego. Uzafata abasore babiri barimo batereta bombi kandi bakunda abakobwa batandukanye, ubahuze. Umwe azajya abyunda atari ko uwo uri muzima, uriya mukobwa ubona ari mwiza. Undi ambwira ati ahubwo se buriya Solange wamubonye ute kwera? Bose baravuga ukuri kwabo. Ari warabona izuba rye ryaka, n'undi arabona ukwezi kwe kumurika. Nuko nyine ni ukuri. Ukuri kwiki? Kw'abantu. N'ikimenyimenyi, nureba amategeko tuba twarayumvikanyeho, ariko twasize Rumi ivuga ngo no, habaho no kuyenterpreta. Uranyumva neza? Nta tegeko ririho ubwaryo, no, kuko biba yari ibyo twaburanira ikisi. Biterwa nuko interpreta, tugaterwa nuko turisobanura, naho twari duhagaze, n'icyabiteye, n'amarangamutima yari abi inyuma. None uko kuri wakumenya ute? Nguko kuri kw'abantu. Amen. Amen. Kandi uko kuri nako ni ukuri nyine.
yego reka mbaho urugero. Urabona ukuri ko abantu twatangiye kuguhakana ku buryo hari umuntu ubwira ngo bonjour madame akakujyana mu rukiko. Moi je suis madame comment? Ntabwo ndi madame. Singewe singewe vraiment. Kubera iki we muri we no madame suikuye nabyo c'est discutable. Uratekereza aho tugeze? Bonjour monsieur, ninda kubwiye ko ndi monsieur. Uratekereza ukuri ko mwisi ibintu byose tubimeta en question. Sinzi tubishyira akabazo. Yo nshuti yanjye ariko uraza kumva icyo shaka kuvuga. Ariko iyo tuvuze ukuri kw'Imana, iyo tuvuze ukuri ko muri Bibiliya, niki tuba tuvuze? Amen. Icyambere suko kwigira ukuri ko muri Bibiliya, suko kwigira kagarara, suko kuvuga ngo nongo nuko ari Imana bivuze. Oya, gufite ikimenyetso cyago. Iyo tuvuze Yesu, Yohana yaranditse yandikira urwandiko nyine ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere. Yahereye ku murongo wa mbere. Aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Kandi uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere yahoze ari iki? Yakoreriwe Imana. Muri we hari mu mucyo, kandi uwo mucyo wari ubugingo bw'abantu. Yaje mu isi abe ntibamumenya, aje mu bye ntibamwakira. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ntibabizawe n'ubushake bw'umugabo n'ubushake bw'umugore, ahubwo babizawe n'Imana ubwayo. Ngo ndangije umurongo wa 13, umurongo wa 14 rero. Aravuga ngo jambo uwo mbabwira ngo twabanye nawe, ngo turamwitegereza imyaka 3 n'igice, ngo tubona afite ubwiza nk'ubw'umwana wa se w'ikinege. Arangije ngo ariko yari yuzuye ubuntu n'ukuri. Utubajije ngo ninde Yesu, identite ye niyi? Ntabwo aruvuga ngo twaramubonye tumarana nawe igihe, twararanye veye, twasangiye ibyo kurya, twarabonye avuga, dore ikintu twamubonanye, yuzuye ubuntu, yuzuye ukuri. Arangije aravuga ngo kandi Mose we yazanye amategeko, ngo ariko ubuntu n'ukuri byo bizazanywe na Yesu. Ngo ariko ikinejeje si icyo, ngo ahubwo ibimuzuye nibyo twahaweho natwe. Izo tubabwira twabonye yuzuye ari byo byitwa ubuntu n'ukuri, natwe twarabyuzuye. Amen. Amen. Murimo murigira ibiki? Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Twaramubonye, turamwitegereza, mu yandi magambo turamujora, turamugenzura, rimwe na rimwe nitwemeranya nawe, turamukritika. Uranyumva neza? Ingorane ziraza turamubona uko yitwara. Dore tumuvuze mu magambo make, yuzuye ubuntu, yuzuye n'ukuri. Normalement ukuri kwa Bibiliya ni iki? Ukuri kwa Bibiliya muri definition yanjye senga nakuye muri Bibiliya, ukuri ni imbaraga y'Imana ishyira abantu mu mudendezo. Ndasubiramo, wakubaza ngo ukuri kwa Bibiliya ni ukuhe? Ntabwo ari theory, ntabwo ari filosofi ya Yesu, ntabwo ari imyumvire ya Yesu. Ubukristo tuvuga iyi Bibiliya ntabwo ari imyumvire mishya. Yesu aza baravuze ngo yazanye inyigisho z'ingizaduka. Oya, ntabwo ari theology shasha. Oya, urabona za theology z'abantu bazihinduye mu bwoko. Hariyo bita evangelique, théologie libérale, théologie de la paix, théologie de nyonyonyo, n'ibindi bazanakomeza. Ariko nshuti yanjye, dore icyo Bibiliya ivuga. Ukuri ntabwo ari theology, ukuri ntabwo ari imitekerereze. Ukuri ni imbaraga y'Imana gusa yabonye ikoresha gusa kugira ngo ivane abantu mu batakanaka ibashire mu mudendezo. Disi urakoze. Imana iguhe umugisha. Amen. Icyo nicyo twita ukuri. Nureba nuvuga ngo ngewe nzi Yesu, namenye ukuri kuri Yesu, ntabwo ari byo tubwira. So kutubwira ngo kuko mu Baroma haravuga ibyo ni twese twabifata. Ntabwo ari cyo bivuga ukuri. Ukuri si ukuvuga ngo urabona muri Matayo si ibintu tudefanda. Ukuri ni imbaraga igera mu muntu ikamuhindura ukundi kuntu niyo ataba bishaka agahinduka ukundi. Icyo nicyo twita ukuri. Amen. 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 Igitangaje rero, iyo mbaraga yinjira ahantu hamwe gusa
yinjirira ahantu hitwa kumenya. Yego, Yesu yabwiye abigishwa be, nkundira ijambo ryarancanze kugeza igihe kimwe Imana yo kabyara impishuriye, ngo abwira abayuda bamwemeye, abwira abarinzi b'inkike bamwemeye, abwira abantu bari hano babatijwe baririmba muri worship team, barimo abapasitori nka batwebwe, abwira abantu bamwe batamushidikanya, bamwemera, bamukurikira, bamaze kuvuga ngo wowe uri Mesiya, nabamwemeye. Arababwira ngo urabizi mbafitiye inkuru nziza. Ati inkuru nziza mbafitiye, nimuramuka mwemeye mukaguma mu ijambo ryanjye, hari ikintu kizabaviramo. Ni ikihe se? Muzamenya ukuri. Burya ijambo ry'Imana ntabwo ryose riba kurivuga siko kuri, ahubwo kuguma mu ijambo ukuramo imbaraga yitwa ukuri. Hari abafite ijambo nka teori, hari abafite ijambo nk'ubumenyi gusa, hari abafite ijambo nk'uburyo bwo kubaho. Mbega bahakura umugati, akora muri organization cyangwa muri ONG ya Gikristo, agomba kumenya ibi bintu. Rero yigisha abana mu rusengero, agomba kumenya ibizababwira. Oya, Yesu aravuga ati simbabwira ijambo nk'inyuguti, simbabwira ijambo nk'ibizanditswe. Nimwemera mukagumamo, muzaba musa n'abantu bacukura bashakamo ikintu cy'agaciro cyitwa ukuri. Kubera iki? Nimumenya uko kuri kuzaba batura. Ngo abakoze kuri ego murayumva, abakoze ku hadakorwa. Hatugize ngo ikipa, ati tuzamenya ukuri, hanyuma ibyo ntacyo byari bitwaye. Tubatuke twebwe, ati wigeze wumva se ko twabaye imbata kuva kuri Aburahamu? Wigeze wumva ko nubwo abaroma batumereye nabi twigeze tuba imbata twebwe? Actually kuba dasoma Bibiliya, ibi ni itegeko Salomo yaciye. Yaravuze ngo ntihakagira umwisiraheli ugira undi mbata. Cyaraziraga. Niyo mpamvu Yesu cyagiye abwiraga Petero ngo amwoze ibirenge, yaravuze turamenye ntunyoze ibirenge. Petero yarahagaze mu kuri kw'amategeko. Kubera iki? Yaravugaga turabizi uretse nawe umwigisha nta n'umwisiraheli ukennye ubera undi mbata, akanagasiga korwa n'imbata. Hatukubise twabaye imbata twebwe, tuzabatuka gute? Undaterega ikimbabaza nuko mutajya mwumva ibyo mvuga. Muri iyo umuntu akora icyaha burya, uranyumva, niba usambana ntibivuga ko utakijijwe. Na Yesu yabibwiraga abayuda bamwemeye. Niba wiba ntugire ngo simvuze ko utakijijwe, oya, ahubwo Yesu yabwiraga abayuda bamwemeye. Mu yandi magambo, ukuri ni inzego tugenda tunyuramo. Mbega hari urwego rwa mbere rwitwa ukuri, ego hano, ukazamuka ku rwego rwa mbere rwitwa ukuri. Iyo uzamutse ntabwo uhindura, ukomeza ku rundi rwego rwitwa ukuri, kandi nanone ugakomeza mu rundi rwego rwitwa ukuri. Hari abantu rero bamenye ukuri yuko uwizeye Yesu wese atazarimbuka. Uyu nguyu ntabwo abesha n'ibyo, ariko nubwo yabimenye aracyasambana. Mukoreho se urebe, aragukubita kandi akubwira ati abasinga niko tumeze. Nabyo ni ukuri afite. Uranyumva neza? Uku kuri ukwiye kukuvaho. Yesu yabibwira abangaba ati ndababwiza ukuri, mwarakoze kunyemera, mwagize neza, ariko nimuramuka mukomeje kuba mu ijambo muzamenya ukundi kuri. Uko kuri kumeze gute? Kuzaba batura, maze mugire gute? Mwinjira hano. Ni hehe rero? Kuko wamenye uko kuri ikimugaragaza ntakora ibizaha. Tumaranye impaka, kandi nanjye banza nkunda impaka kabisa, banza nkunda intambara vraiment. Impaka z'abantu bavuga grace, ariko grace itagira imbaraga. Grace ni itandukana n'ukuri. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo twaramubonye yari yuzuye ubuntu n'ukuri, biragenda na byombi. Ubuntu bwaduhaye icyo tudakwiriye, naho ukuri kwatubatuye mu bubata twari turimo. Amen, amen. Humura, ntabwo yavuze ngo bayuda mwanyemeye, bantu ba hano mwanyemeye mu gikora ibizaha mbaciriyeho iteka. Oya, yaravuze ngo ahubwo mbafitiye umuti. Umuti ni uwuhe? Nimwemere mugume mu ijambo ryanjye. Kubera iki? Namwe muzasobanukirwa, muzamenya ukuri. Dore uko kuri nukuza kuzabagira umudendezo, kuzabagira abantu batari imbata.
hatereka da byabyemeze bwacu nyine twebwe nyine se twebwe twakirwa muri 87 twe twaba ububyutse bwabaye imurenge nari imburimo urabizi ububyutse bwabaye nanjye hari ubwo rero mvuga ubu buratangiye gusaza ububyutse bw'98 mu bibare nanjye nari impari ugahora muri izo gusa nyamara mu by'ukuri nta kirimo ugahora urwana rwati wowe uzi ukuntu twahanuraga ntabwo Yesu arimo aravuga ibyo arimo aravuga ati dore cyerekana ko wamenye nuko kuri wamenye kuzakubatura. Amen amen. Haterega ntago mwabaye imbata y'umuntu ngo mumwoze ibirenge ariko muri imbata z'ibindi bifite imbaraga nibihe imbata z'ubusambanyi imbata z'ubuhehesi imbata z'amashyari imbata z'amagambo imbata z'inzangano imbato z'umujinya udashira. Murabizi uko duteye murabizi na cyangwa umusaza wanganirizaga ambwira ati mu mwana wanjye hari ikintu cyantangaje tunageze mu Rwanda mbona ibintu bishya ataho ngewe nakuriye nakuze nzi ubwoko bubiri gusa nzi ubwoko bw'abatizera n'abizera ngeze mu Rwanda sanga mu rusengero dufite ubwoko butavugwa urumva ubwoko bwacu tubuvugisha iminwa tubiziranyeho umuzungu ageze aha ndakubwiza ukuri umuzungu ararara umuzungu yakumira kandi turyana inzara kwaje twaba tumwegereye Emeline sava I miss you twagenda ndabesha se hoze ndeba kuri WhatsApp ngo ukuntu muteye abakobwa uhamagara mimi sha waje mu rugo ndaje ego shamwe ngo gutekera amafiti sheri yakopa tegecu gusa kigiye he urumva nshuti zanjye nuko duteye turaba Kristo bagundiriye ubututsi kuruta ubukristo turaba Kristo bagundiriye ubuhutu bw'iwabo bw'igitarama budakorwaho bwa bundi bwo kwambonye umutwa urumva bwo muri revolution abandi n'abatutsi uhereye ibwami batutsi batavangiye ntitwakozweho oya kandi na Yesu dusa naho twamubwiye ati tubyumvikane ibi byihorera uzabimenya mami yakundanye na zirimo abagabo nibwo uzabimenya niko duteye mami naza na zirimo abagabo pastor nyine uzijijisha ni batati niko mami wabitekerejeho neza niko dute ndabeshya se ahubwo ni ngewe gusa utinyuka kubivuga mwabonye hari meze neza ubundi ndabizi ko n'abajya bangira bati ibyo ntibivugwa biravugwa aho tutari imbata ni heza simvuze bashiki banjye nkunda kubavuga nabonye ubwoko bw'ubukristo bushya nabiki gihe dufite version nshasha Paulo azutse yarwara muzungu ati ndapfuye none nukuri kwima umuntu akakubwira ati ngewe ndatingana kandi nta kibazo ufite niko naremwe uranyumva neza winamvugaho urabeshera ukuri ntiwasomye mu Baroma 1:26 Paulo yaravuze ngo bazi ko bazima kandi Imana niyo yabarekeye ubwo bumenyi ngo bakomeze bayobe ngo bamwe bashushwa kurarikira no gukoresha imibiri yabo ibyitaremewe umugabo agakorera undi mugabo ibitararemewe umubiri we umugore agakorera undi mugore ibitararemewe ngo bigaragara ko bazima ndetse bayimenyera mu byo yaremye ngo ariko kurimbuka kwabo kuregereje unjyaho bivuze mfite ikibazo ntacyo bitwaye abakobwa bacu narumiwe uyu munsi turi kwa kangahe kwa kane uwaguha pasiteri ngo twinyegeze twihishe hariya kuri piripiri uranyumva kuri piripiri twihishe nge nawe tujye twandika wabona abakristo gusa mami Kararise muri kuwa gatatu bari muri worship hano hanyuma kuwa gatanu bari mu yindi worship ntazi kuri piripiri bavuge se
naho zasoma ngo babujije abantu gufotora za selfie ngo bari hariya hantu mu tubyiniro ngo kubera ko ngo bajya bafata za selfie ngo bagashiramo abantu batari babishaka ngo ugasanga mu rusengero bizamenyekanye. Kandi ubivuga nkanjye ninjye utari civilize uriya mutipe dushaka y'icyo ariko tuze mu rusengero turi abaslay uko dushaka. Uranyumva neza? No mu rusengero du slaying yaje arya ibishikirete mu kanya bashizemo akantu afashe selfie ba muri worship. Narumiwe. Abakristo Paulo yabasize mu isi se. Reka mbabwire narumiwe. Amafoto y'abakobwa bacu Yesu abagirire neza. Umusanga yambaye akajipo kagera nawe arabizi hari imbaraga agashira inyuma akerekana yarangiza Jesus is king. Ngiye nkibaza iyi message niba arimo arakora bihurira he? Hari cyanyobeye mu isi. Ni gute umuntu ajya mu mwuka karira uranyumva ukamubona yarize ariko kibuka gufata selfie? Bira mwebwe murabyumva neza? Ibaze barimo bararimba mbega ubuntu yenda wibutsaho yakuvanye nkuko pastor bitubwiraga ati nibagiwe akantu urimo urarira arimo ararira yarangiza ati selfie agasinzira ku buryo ugira ati muri bitangaza mwebwe. Reka mbabwire imitima yacu ibiri habiri. Tuba tudashaka kureka Yesu ariko kandi turi n'imbata y'ibyo ngibyo narimvuze. Turi imbata yo gukururwa n'inshuti, turi imbata yo gushaka natwa akabyiniro, turi imbata. Yesu aravuga ngo nimuhumure rero. Haleluya. Ngiyewe ndababwiye ngo mwemere gusa kuguma mu ijambo ryanjye. Bitinde bitebuke nzabamenyesha, nzabahishurira ukuri. Namwe nimumenye ukuri, uko kuri ni imbaraga ibabatura mu cyaha. Amen. 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 Ni imbaraga itubatira hehe? Mu cyaha. Yesu ashimwe cyane. Harabwa ati ikintu cyanejeje nigeze kumara igihe kinini cyane ntasobanukiwe iri jambo. Rimwe nari niga kuri university hano kuri KIST, aho ngaho niho twigiraga. Noneho nakoreraga ikibungo. Mara igihe kingana n'amezi mvuga ngo ninjya mva ikibungo ku kazi nje ku ishuri nzajya nzasoma Bibiliya. Mara amezi nka 3 ntibuka nsoma Bibiliya ariko nta kintu usobanukiwe, numva ntabyumva. Urabona namwe bibabaho kandi ugasoma ariko kumva ntusobanukiwe, ntuhishurirwa. Ngeraho mbwira Imana nero ibi bintu genza bireka none se bundi bimaze ko ntacyo numva. Imodoka urana abantu bagorwa no gusoma mu modoka. Rimwe ndabyibuka ngeze ku kabuga kamusha abajya bagenda iyo ngiyo. Ndi gusoma ngeze ahangaha amaso yanjye arahumuka sobanukirwa iri jambo. Yesu aho yavuze ngo erega ngewe nabyumvaga nabi. Yaravuze ngo erega imbata ntiba mu rugo iteka. Nuko mbabwira ko muri imbata ni muhumure. Ndabizi simwe mu bishaka. Oya, ahubwo hari uwabafashe amatekwa. Hari ikibarusha imbaraga. Burya imbata ni umuntu wagiye under authority. Ni umuntu wagiye under power. Ari gukoreshwa ibyo adashaka. Hari ibindi bimutsikamiye, hari ibimurusha ubushobozi. Niyavuze ngo ndabiretse yumva yasubijweyo akubitwa hasi. Aravuga ngo ndabizi mwebwe ntabwo aho mutuye ari iwanyu. Oya, ni bya bindi Paulo yavuze ngo iyo turi iwacu mubiri tuba turi kure y'umwami, ni muri kameriyo. Aravuga ngo ndabizi ngewe muri imbata z'ibyo mudashaka, kandi ubwo muri imbata ntabwo urwo rugo mutuyemo muzarugumamo, ngo ahubwo muzaruvamo. Amen. Nagira ngo umenyeshe nta muntu numwe ku isi uzasoma amateka, nta muntu numwe ku isi yigeze yivana mu bubata, nta numwe ubaho. Ububata bukenera kubaturwa. Yego, ngewe nabonye, urabona ndi pastor kandi ukiri jeune mo gakeye, njye mbona abantu abakobwa baza cyangwa abahungu akaza ati pastor noneho sinzi icyo umbwira, ntese kubera iki? Yatangira kundi bataravuga neza akabararize, ni iki? Ati kwizina ry'Imana nongeye. Ati nongeye pastor. Ati uziko nongeye kabisa, nongeye gusambana nawe pastor. Imana imbabarire. Yarangiza akarira. Ijambo rintangaza. Yarangiza ngo kandi pastor simbishaka. Ntabwo nabishakaga. None nkamubaza none utabishaka ni wabikoze ninde? Ko utabishaka wabikoze ninde? Akamwe ati nyine
ni ukuri kw'Imana ntabwo mba mbishaka, ariko nyine twarahuye gusa sinzi uko byagenze, mba nijishisha ndabizi. Kubera iki? Iyo umuntu akiri mu bubata akoreshwa ububata, akoreshwa n'ibyo adashaka, ajya arira kandi akabikora. Ibintu ugiye gukorera ku izina ry'Imana n'ibikari kandi mubwireka kandi karisite ku izina ry'Imana n'ibibi, none se ko mwe murabikora nta mbaraga ufite zo kuvuga ngo hoya. Turi kujyana inshuti zanjye. Yesu rero nabo yabwiraga ati abarimo bakoreshwa iby'ububata, bafite inzigo ibarenze, bagifite urwango rw'amoko, uranyumva, bagifite irari, bagifite ibyo badashaka kureka kandi bashaka kubireka, aravuga ngo nta wundi muti, muzamenya ukuri, ukuri kuzababatura. Amen, amen. Ukuri ntabwo ari siyanse, nabuze ukuntu mbivuga, si ubumenyi, ntabwo ari theory. Tukiga kera matematike bajyaga batubwira teori matematike, bakatubwira na pratique matematike. Aho usanga batubwira ngo dore theory ya kubise imibare, ntimugire ngo nari umuhanga cyane, ariko yo narayize kabisa. Bajyaga batubwira ngo dore teori ya matematike, disons probabilité, ni teori nyine. Iyo bigiye muri pratique utazi imibare ubona inyenyeri zigira gutya, ukajya ubona inyenyeri zigira zitya. Bavuga ngo tugiye kwiga integral, ukajya ubona n'utuntu tw'uduportemento gusa bakatakata tw'uduportemento tumurugo. Ariko iyo bagiye muri theory bumva nta kibazo. Hari umuntu twiganaga yarambwiye, twari dufite umusaza duturanye, tugiye kwiga icyo bita asymptote. Arangije aranyongorera ngo dore tugiye kwiga wa musaza, ngo tuntu twunamye nk'aba musaza w'iwacu. Nta mibare yumvaga terimake ku buryo bashyiragaho asymptote akabona n'umusaza wunamye wa. Ariko theory yabyo c'est simple. Ukuri rero si amagambo, ntabwo ari ibintu twasomye, oya, ahubwo ni bya bindi wasomye bisa n'ibivuyemo bikambara umubiri, bikakorera muri wowe, ukumva urabatutse, ukumva urahindutse. That is truth. Icyo nicyo bita ukuri. Amen, amen, amen. Ukuri nibura afatira ko ni imbaraga y'Imana icyerekana uwayakiriye, imubatura ku mbaraga y'icyaha. Nicyo cyonyine kwitwa ukuri. Amen. Ntuzambwire ngo ukuri wivuga ngo si byinshi, harabazi byinshi bitagira icyo bibamarira. Ukuri ni ukumenya ikikugeza mu mudendezo. Ejo tuzaganira ku Bisiraheli, yenda batubera urugero, nta mwanya urashize. Tuzaganira ku Bisiraheli batubera urugero. Tuzagaruka natangajwe na Pawulo, munyemerere mvuga aka kantu gusa. Pawulo ngo yandikira Abefeso, ngo arabashima, aravuga ati bavandimwe, maze kumva uko mwizeye naranezerewe. Imana y'umwami wacu nayo yaduhaye imigisha yose mu buryo bw'umwuka, ati iyo migisha twarayihawe. Akomeza avuga amaraso yaratubatuye, aravuga arashima. Ageze ku bice 15 ati rero maze kumva, umurongo wa 15, maze kumva kwizera kwanyu, maze kumva uko kwimwizera Kristo, ntabwo guhema, si mwema ku manywa na nijoro kubasabira. Ngo mbasabira iki? Mbasabira ngo Imana ibahe umwuka wo guhishurirwa no kumenya, bitume mugira gute? Bitume mugira gute? Ibintu nibirimo totologise. Maze kumenya uburyo mwizera Yesu. D'abord urimo urabatangira ubuhamya. Yego, narabyumvise, namaze kumenya, kandi ubuhamya bwanyu bwabaye igitangaza. Nagira nkumenyesha, nta torero na rimwe Imana yagaragajemo imbaraga nk'iryo mu Efeso. Niryo torero rya mbere imbaraga z'Imana zagaragayemo. Uzabisome mu byakozwe n'umwa 19, hagaragaye ibitangaza n'imbaraga zidasanzwe hariya hantu. Aba bantu bavuga ati kwizera kwanyu kwaramamaye, maze kumva namwe uburyo mwizera, ndabasengera, mbafitiye icyifuzo kingana gute? Ninginga Imana ngo ibahe umwuka wo guhishurirwa n'ubwenge, bitume muyimenya. Dutese tumenye iki se kandi twaramenye? Burya hari ukumenya kubiri, hari ukumenya gusanzwe, hari no kumenya kubatura. Yego, kubera ko uku kuri ni mukumenya. Yaravuze ngo icyo nifuza kumenya ni ibintu bine. Ntabwo mbabwira ngo mumenye gusa, oya, mumenye ibintu bine. Icyambere, mumenye imbaraga z'Imana izo yakoreye muri Yesu ubwo yamuzuraga mu bapfuye, kandi izo mbaraga si izo tumurata, ngo zikorera muri twebwe cyane, zikorera muri twebwe cyane.
Imana ishimwe cyane. Hari imbaraga Imana yakoreye muri Yesu ngubwo yamuzura. Burya mu kuzuka kwa Yesu Imana yari mire. Haleluya. Abadive bavuze ikintu kinezeza, baravuga ngo Yesu burya ntiyazutse ku munsi wa gatatu, oya, ngo yubashye isabato yewe. Naranezerewe ako kantu, ngo burya ngo yazutse ngo urupfu ntacyo rwamutwaye, ngo ahubwo kuko hari kwa gatanu yaravuze ngo reka nubahe isabato, ngo hanyuma yubahe isabato azuka kuwa mbere w'iminsi 7. Burya ngo nawe yari yayubashe yewe ntacyo. Mu yandi magambo njye uko mbyizera suko, ahubwo mu rupfu rwa Yesu Imana ngo yari ibonye uruganda rwo gukoreramo imbaraga. Iravuga ngo nirabuze ahantu nkorera imbaraga zizakorera mu bera, zikanesha Satani, zigakubita hasi icyaha, zigasindirisha abamwizera. Ngubwo Imana yamuzuraga mu bapfuye yarimo ikoramo imbaraga zimeze. Haleluya, haleluya. Imbaraga zinesha icy'isi itanesheje, imbaraga zinesha icyo abakungu batanesheje, imbaraga zinesha icyo ubusore bwananiwe kunesha, imbaraga zinesha kamere, imbaraga zinesha kwifuza, imbaraga zinesha. Aravuga ngo ubwo yamuzuraga yari mikora. Yahereye ku musaraba, uko kubitwa imisumari yivuga ngo rega sindebe ibyo ndiho ndacura iki imbaraga. Iye baba we mpamvu Paulo mwanyemere nkongera haka ngaka. Paulo yaravuze yandikira Abefeso n'Abafilipi igice cya mbere, aravuga ngo bavandimwe, ngo reka mbabwire maze kumenya Yesu, ngo ndatekereje ko iby'inyungu zose kuri ngewe ari igihombo, ndetse mbitekereza nk'amazira ntoki. Ngo kubera iki? Kubera ubutunzi butagira akagero ngo buhishe muri Kristo Yesu. Umurongo wa 9, ngo ndamaranira kugira ngo ngere ndetse no ku muzuko w'abapfuye. Burya icyo yavugaga ni zambaraga, kugira ngo ncukure ngere muri zambaraga zimwe zabonetse ubwo yamushyiraga mu mva akamuzamurayo ngo zikorere muri ngewe cyane. Hari imbaraga. Simvuza kimwe se, yaravuze ngo icya kabiri, ngo mumenye n'ibyo mwiringizwa nibahamagara. Mumenye ibyo mwiringizwa nibahamagara. Wayareka ndekera aho twitahireje inshuti zanyu. Ntabwo twataha, natangiye kubyumva. Nukuri reka dutahe. Uzi kwiringizwa n'ibyo burya baho urugerura. Wari wabana n'abantu mukaba muri nka batatu, sibyo? Muri batatu none bakavuga ngo ye ngurabibonye undi bati biheze. Byari byababaho ati dore ati uzi ko ari kumvure wa kabiri, ati uzi ko ari byo koko, ati uzi ko ari we, undi atari kose uwuheze. Burya nushaka uzarore niba atamubonye ntabwo yumvise ibyo wumvise. Burya uwiringijwe n'iby'imbaraga. Haleluya we. Iyo umenye ibyo wiringizwa ni guhamagara, iyi si uyibamo nk'umugenzi, iyi si uyicamo nk'umugenzi. Ibyo ntabwo bihinduka indirimbo, bihinduka ubuzima. Ibyo mvuga birumvikana. Wamenye ibyo wiringizwa ni guhamagara. Ni ukuri kw'Imana nta waguhendahendera kuva mu isi. Icya gatatu, ngo mumenye n'ubwiza bw'umurage azaragabera. Ubwiza bw'umurage azaragabera. Ababubonye bose hari ijambo bavuze ngo ubwiza bwanjye bwampindukiye ububore. Uzabaze Daniel. Bibiliya imuvuga niwe muntu wenyine Bibiliya ishyiraho akana abandi tabashyiraho. Iyo yamuvugaga yaravugaga ngo Daniel mugabo ukundwa, umuntu uri aimable, umuntu ufite igikundiro. Byari bizwi ku bagabo no ku bagore, uyu mugabo yari yuzuye igikundiro. Byari bizwi, ntabwo byaragaseseshwa rumuri. Byari bizwi ku buryo n'ijuru bimenya ngo rega naguha igikundiro, mugabo ukunda. Ngo ari ku munsi yabonye ubwiza bw'umwami w'abantu, yaravuze ngo ubwiza bwanjye bwampindukiye nk'ububore. Sinzi wavuze hano ngo hari abakobwa turi hano Dimanche, urabyibuka pastor barimo batubaza ngo ariko nk'aba bakobwa bumva ko baparitse neza, ngo bakuva baparitse neza, ngo wababwira iki? Nababwira ntibaparike kwizigiye bazaparikurira, nta kibazo vuba. I have no problem about that. Uzi impamvu uparitse neza nyine. Hari umunsi uzabona icyamba akagukora ku maso ukabona undi uparitse, ubwiza bwawe buzakubera ububore. Amen. Amen. I
amen. Bareka ndekeraho. Hari bavandimwe Paulo nicyo avuze ngo rega nicyo mbasabira mwamenye yuko mwizera afite ubugingo buhoraho. It's good, ni ukuri n'ibiso, ariko wigarukiraho. Aravuga ngo icyamukamenya n'imbaraga zakorewe muri we ubwo yamuzuraga mu bapfuye, kandi izo mbaraga ngo zemerewe yazikoreye gukorera muri wowe cyane. Nubundi tuzakomeza ejo, kandi niyo twakomeza n'ejo bundi ntibyarangira. Sinabibabwiye se n'ejo bundi kandi ntibyarangira, si ukubirariraho ntibyarangira. Ndumva afite icyo nababwira ku kuri. Ukuri is power, ni imbaraga. Ni iki? Ni imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ukuri ni imbaraga. Imana ishimwe cyane. Pastor Yesu abaho umugisha. Imana icyama ikadusukira imbaraga, ikadusukira imbaraga, ikadusukira imbaraga. Ubutumwa butagira imbaraga bugapfana n'iki gihe, tukabona imbaraga z'ukuri. Hari ugeze kumbaza ngo ariko niki gituma Kristo bw'ubu urabona ari ikibazo kiba kiri complex, kidafite igisubizo kimwe. Ukabaza ikibazo kimwe ariko utari bubone igisubizo kimwe. Niki gituma ibintu bimeze gutya? Ntabwo twagusubiza ikintu kimwe. Urabona tubizarira mu ntege nke, nabo tubyakavuka ari abanyantege nke, nabo bakabyarwa n'intege nke, bakazabyara abandi b'abanyantege nke. Urumva sogokuruza cyangwa umwuzukuru uwo munyantege nke azaba ameze ate? Hazaba ameze nk'umuntu wanyoye ganja. Ubundi hari abakristo bameze nk'abanyoye ganja bahora uzabarebe mwamwe abantu banyoye umugisi. Umuntu wanyoye umugi abahagaze kandi adahagaze, abameze nk'udahari nyine, abari iyo ngiyo. Wamureba ukabona Yesu we nuwo kumunwa gusa, nawe nta nabizi neza, yaranyijije ariko ntabizi neza. He is not sure. Twabazariye mu ntege nke, namwe mubizarira mu ntege nke. Bavandimwe, njya mbabazwa n'ubutumwa bumeze nkaho wagira ngo ni inzoga zibishye. Fakuza ukuri. No. Oya, Yesu yaravuze ngo abahazwa gusa n'abafite inzara n'inyota zo gukiranuka. Iyo utamukeneye nta mpamvu yo kumugutsindira. Reka isi ibanze kwigisha yenda amategeko ya Mose akora umurimo. Igihe kizagera ubwo tuzavuga ubu uzumva icyo bavuze. Imana ibamere umugisha. Reka ndekera Yesu abagirire neza. Ukuri ureba ndihera itangazo, ni ngewe nakuye umwaka, nabivuze umwaka ushize, mbivugira muri Foursquare sinzabyibagirwa. Ndavuga ngo niteguye gutanga ibyo mfite, Yesu akagaragara ko ari muzima muri uyu mwaka. Muremeye gufatana nanjye? Mfite ishyari, ishyari si ryiza, mfite ifuhe ryo gufuhira ukuri. Ukuri si amagambo, ukuri ni imbaraga. Uzi uhamagaye abantu kwakira Yesu, ukabona umuntu asa nawe yavuze ati ngende. Yego Mana, ndagiye Mana. Yanase ukabona amaso yarimo araseka, yaradundikanye. Narinje kwakira Yesu. Mbara bani subirayo. Bamwakira se baza baseka. Abamwakira nyabuna si ubona ageze imbere. Abaza nkuvuga ati ntimubizi ndi umunyabyaha, buryo riba ryamucumise mu mutima. Masasu yavuze neza ngo ntawe uvuka aseka, bavuka barira nyabuna. Haleluya. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge inshuti z'Imana. Uwiteka yohereza ijambo rye kugira ngo ridukize. Hari ububata runaka wibonyeho, ukuri nta muntu wakwigisha uwundi, ariko mu magambo umukozi w'Imana yavuze Mwuka Wera yaguhishurira ukagira ukuri umenya, tukava kuri esikariye imwe tukajya ku yindi. Ndagira ngo umere nkaho uri kumwe n'Imana mwenyine. Sibyo inshuti z'Imana? Hari ububata wiyiziho, ukuri ashobora kugukiza. Haleluya. Ashobora guhishurirwa. Yavuze ngo n'imbaraga, kumanukanye n'imbaraga zo kudukiza ibintu runaka. Reka dusenge Imana. Imana iguhe umugisha Pastor Senga. Imana ikugirire neza. Ndagira ngo ubwize Imana ukuri. Uyibwize ukuri. Wibwire ngo hari ububata runaka nibonaho. Yavuze ngo yabwiye abayuda bamwizeye, natwe twaramwizeye. Dufite insengero dusengeramo, ariko ntidusa nuko kuri, ntabwo kutwuzuye. Nyamara rero jambo yaritubwiye ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho twese, n'ubuntu nuko kuri nibyo twari twaragenewe.
arimo aratubwira abanyarwanda bamwizeye, basengera Vivante, basengera mu Barinzi, basengera Zion, basengera Restoration, basengera hose. Reka umubwire ngo ndashaka izo mbaraga zamanukiye muri iri jambo, kugira ngo uyu munsi ube umunsi wa nyuma kuri ububata runaka, kuri iki cyaha runaka nkora ntakunda ariko mwisanga ntagikoze. Mubwire mu magambo make, iyo ukuri kwaje bimanukana n'imbaraga zituzinura, umusambanyi akabicikaho adatinya amaso y'abantu, bigashira, irari rigashira, ikinyoma kikaranduka, ububi bw'uburyo bwose bugashira, amoko n'inzangano bigashira, umuntu ukamubonera mu ishusho y'Imana bigakunda, kandi wari wuzuwe n'amatiku n'amacakubiri ariko bigashira. Kuri we ngwino twimenyeshe, kuri we ngwino twimenyeshe. Ndasenze nka Pawulo mvuga ngo kugira ngo iri torero rikumenye, kugira ngo abahungu n'abakobwa bakumenye, twari twarakwizeye, hari agahande kamwe twakumenyeho ariko hari ibindi bikiri kure. Niyo mpamvu ibyaha bigaragara mu buzima bwacu, niyo mpamvu addiction zitandukanye zitwuzuye, ariko kuri we, wowe wavugiye hano hantu uyu mugoroba, wowe wadusanze, gira umuhungu wawe ubohora, gira umukobwa wawe ubohora, gira umugore n'umugabo uhagurutsa, wohereje ijambo ryawe kugira ngo ridukize. Kuri we sanga umutima ukunyotewe, kuko utakunyotewe ntiwamufata ku ngufu, ariko umusore ukunyotewe uvuze ngo mpaze masturbation, uvuga ngo mpaze guhoza amaso kuri pornography, uvuga ngo mpaze ubu busambanyi, mpaze ubu bubi, mpaze irirari, sanga uwo musore kuri we umwimenyekanisha maze umukize, azagarukana amashimwe, azaze yirukanka asiganwa avuga ngo kuri nanjye naramubonye, avuga ngo hari ibyo nabohotseho, avuga ngo hari ibyo nabatutseho. Kuri we twimenyekanishe birenzeho, tuzamure ku yindi esikariye, tuzamure mu bundi bumenyi. Erega hari ubundi bwiru tubikiye, erega hari indi hishurirwa ryigiye imbere ubikiye abatandukanye n'ibyo ngibyo. Kuri we uzura imitima yacu, kora ku maso yacu tubone, kora ku matwi yacu twumve, kora ku buzima bwacu buhinduke. Turakwizeye. Aba bantu ntibakeneye ikiganza cya Pastor Senga, ntabwo bakeneye ikiganza cya Hortense, bakeneye touch yawe Mwuka Wera, bakeneye gukora kwawe, bakeneye imbaraga zawe, bakeneye guhishurirwa ujya utanga, bakeneye gukira kwa kundi ujya utanga mu mutima, ukamanuka ukarandura ububare bwari buturimo, ukarandura ububi bwari buturimo bwazatubuza kubana nawe mu ijuru. Nyamara turi mu bakwizeye, turakwizeye, nizeye imbaraga zawe n'ubuntu bwawe. Ese wasuka izo mbaraga hakagira umutima urira amarira asunikira mu kwihana, urira ukarandura, ubona agahindukira rwose agakira burundu. Kuri we turakwizeye, turakwizeye. Iri joro ryatubera ijoro ry'impinduka, ryatubera ijoro ryo gutabarwa, ryatubera ijoro ryo gutsinda, tubera ijoro ritwinjiza mu buzima bushya, ibyuzuye Kristo bikatwuzura, tukaba abahamya bukuri, tukongera tukagaragaza mu zindi mbaraga. Mwami, turabihamya ko atari amagambo, kuko hari ibyo twibonyeho, hari ibyo twabonye abahungu n'abakobwa batanga ubuhamya, bavuga ngo nabaswe n'iki imyaka 20, ariko bakijijwe no kuri igihe winjiraga mu mitima yabo. Ibyo abaganga batavura, ibyo abasipesialiste b'abahanga batavura, ibyo centre zireyedika zitavura, wowe urabikora ugakiza umuntu burundu. Turakwizeye Mwami w'aba, twizeye imbaraga zawe, twizeye ubuntu bwawe. Ndagushimira ibyo wakoze mu mitima ya benshi, ndagushimira ko igihe wavugaga ijambo, watanze ijambo ryawe, hari imitima yabohotse, hari ubuzima bwahindutse. Reka birindwe. Turagushimye. Kuri we wongera usiga inyota mu mitima, siga inyota mu mitima y'abahungu n'abakobwa, kugira ngo basiganwe bagushaka, basiganwe bagukunda kurutaho, basiganwe bifuza kukumenya kurutaho. Pawulo yaratinyutse aravuga ngo kugira ngo nkumenye. Tumubona yarakuzi, tubona yakora imirimo n'ibitangaza, ariko kongera avuga ngo kugira ngo mumenye. Siga iyo nyota ituma twifuza kukumenya kurutaho. Ibyo ni wowe ubikora. Kuri we turakwizeye. Gendana natwe, dusohoka hano ugenda urushaho kutwihishurira, ninjoro twihishurire birenzeho, umunsi w'ejo uzongera twerekana kandi gace, uzongera twihishurire birenzeho. Ndahamya neza
yuko buri muntu hari urundi rwego wamuzamuraho, hari indesikariye yo kukumenya wamuzamuraho. Urakoze mwami mwiza, hesha umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe, umugisha wawe nubabeho. Aba bose turi hano mwami nuko twari dufite inzara n'inyota yo kugushaka, ngaho dukoreho, ngaho tugire neza. Umugisha abakozi bawe mwami batugaburira ijambo, bongere bavomererwe, bongere buzuzwe, bongere bakumenye kugira ngo ubone ibyo bagaburira ubwoko bwawe. Ubakomeze mwami kuzagera ku iherezo ry'urugendo mwami. Igihe uzahamagara amazina y'abera uzaduhe kumva amazina yacu, twiteguye kuzabana nawe. Kuri we komeza uduhishurire iby'ijuru kugira ngo tubitegereze twarabibonye, kuko biduhesha imbaraga zo kubitegereza, biduhesha imbaraga zo kutagwa mu mitego, biduhesha imbaraga zo gusuzugura iby'isi. Urakoze mwami wanjye, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen.